umugisha kandi bishimire ibahe kwa mu gihugu cy'Uwiteka Imana yanyu bahanda bakunda kandi mbifuriza kukubwa neza uri burasirazuba iburengerazuba amajyepfo n'amajyaruguru umujyi wa Kigali na gatatu y'abadiaspora Uwiteka nabagirire neza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareth. Uyu munsi twagiye murabona ko turi muri studio y'ahantu hari umuntu ambwiye ngo uzagira hose hazaba habaye hawe nanyo nageze muri studio y'ahantu hahita haba hacu. Muraho neza Emmanuel. Muraho neza pastor. Muraho neza. Murakoze cyane. Turi kumwe rero n'abapasteri tugiye kuganira ku kiganiro mwabonye kuri titre mwabonyeho titre nyine y'ibyo turi kuganiraho ariko ndashaka kugira ngo nugeze kwa kuno munota ntukureho pe kuko ubwenge bw'Imana bugiye gutangira impano z'Imana zigiye gukora. Twakiriye umupasteri turahera ibumoso ngo ni ibumoso bw'uko nicaye cyangwa se iburyo bw'uko nicaye ariko ibumoso bwa kamera. Pastor ndakwakiriye n'ubundi uri umusangwa ariko utari uri umusangwa muhitsi. Nturi umushyitsi nturi n'umusangwa nta n'igihe uzigera uba umusangwa nta n'igihe uzakomeza ko mbese uri umushyitsi musangwa. Murakoze cyane turakwakiriye nanone. Murakoze cyane kunyakira. Hari abanzi hari n'abatanzi. Nitwa Ndorimana Edouard. Yego umupasiteri nk'uko wabivuze. Ndi n'umugabo ndashima Imana. Amen. Imana ibahe umugisha. Reka twakire hano n'ubundi turi kumwe n'undi mupasiteri tugiye kuganira mu kino kiganiro. Reka nawe muhe kaze. Muraho neza pastor. Muraho neza Emmanuel. Amazina yanjye nitwa Umutoni Joseline. Ndi umushumba turi kumwe muri iki kiganiro. Imana iduhana umugisha. Amen. Yego murakoze cyane. Ubwo nahuye rero n'abapasiteri ntabwo ndabura kubabaza ibikomeye. Iyo nahuye n'abapasiteri mbabaza ibikomeye impamvu mufite iyo imisaraba n'ubwo uyu munsi wa none mutayambaye ariko muhorana imisaraba. Buri iriya misaraba mw'abakristo mwe munkurikira naho bahamba nimva muhambamo cyo bituma bambara imisaraba kugira ngo muze mubashyinguremo bya byaha mubashyinguremo bwa bukene bwanyu kuko umupasiteri ashobora kuba adafite inzu ariko akagusengera ukabona inzu. Nabaheshya nabo bakenera nabo ariko n'iki kiganiro reka nzakibabaze mwebwe iyo mukeneye yenda nk'inzu mugira abantu mubwira ngo mudusengere. Yego kamere ubundi twebwe ni natwe ba mbere basengerwa. Murasengerwa cyane. Hari umuntu wambwiye ngo abapasiteri nta muntu muhesha umugisha ntabwo buriya wambwira ngo Imana iguhe umugisha ngo pastor nawe Imana iguhe umugisha ngo ntabwo mbyemerewe. Mbo icyo tudakora ni ugupfukama imbere y'abakristo ngo baturambike ibiganza. Yego ntabwo byemewe. Nta mupasiteri ukwiriye gupfukama imbere y'abakristo ngo bamurambikeho ibiganza. Ntabwo byemewe muri liturgy cyangwa se muri theology. Yego umupasiteri aringingirwa akingingirwa n'abakristo kugira ngo ashobozwe gukora icyo yahamagariwe. Paulo yandikiye Abefeso arababwira ngo nanjye munsabire kugira ngo mpabwe kuvuga nshize amanga mbwiriza ubutumwa bwiza ubwo mbohewe yahindutse imbohe kubwo ubutumwa bwiza. Donc yarafungwaga yarakubitwaga yagubwaga nabi ariko akababwira ngo noneho mwebwe aho muri mujye munsabira munsengere mpabwe gushira amanga. Ariko ntabwo yapfukagamaga imbere y'abakristo ngo bamurambike ibiganza. Ntabwo byemewe. Ntabwo byemewe. Okay. Hanyuma rero ubwo bimeze bityo Imana ibaha umugisha kubera ko mwemeye ubutumire bwanjye. Barakoze cyane. Yego reka ninginge pastor Mutoni adushyira imbere y'Imana mwa kino kiganiro kugira ngo ansabire n'ubwenge bw'Imana nze kugira ubwenge mwa kino kiganiro yo kugira ngo nanjye nze kukiyobora. Imana iguhe umugisha pastor. Murakoze cyane. Mureke dusenge Imana. Turagushima ko uri kumwe natwe muri uyu mwanya w'iki kiganiro. Tugushimiye imbaraga zawe zikomeye. Yemerera muri iki gihe cy'ibiganiro uzubane natwe uduha ubwenge kandi gukora kwawe kuganze
reka imitima yose n'amatwi yose azumva iki kiganiro hazabonekemo impinduka, habonekemo guhinduka gukomeye mu izina rya Yesu Kristo. Ukuboko kwe kwiza kubane natwe ndetse kuzabane n'abantu bose bazabasha kugikurikirana. Urakoze kuri kumwe natwe mu izina rya Yesu, amen. Abakristo bateranira kuri Umutsinzi TV, Umutsinzi Ministries, bambajije ikibazo. Hari umwe wambajije ikibazo ngitekerezaho cyane, ariko nta bo ubundi yaravuze ngo niki Yesu Kristo yarangije. Amaze kumbaza ngo niki Kristo yarangije, kubera ko twe turi kuganira ku bijyanye no gukiranukira Imana, ijambo riri muri Maraki ibice 3 murongo kangahe wa 8 wa 9 wa 10 kugera kuri 14 ngo mwavumwe wa muvumo, mbese murabaza ngo mwanyimye iki? Imana iti mwanyimye cya 10 n'amaturo, muzana cya 10 n'amaturo mu nzu yanjye, ububiko bwanjye ntibukazaburemo ibyo kurya, ibintu nk'ibyo. Noneho uwo twaganiraga arambwira ngo none ko isezerano rishya rivuga ngo Yesu nuko arangiza byose, icya 10 n'amaturo ko cyari kiri mu itegeko ry'Imana ry'icyo gihe cy'isezerano rya kera, uyu munsi cya 10 n'amaturo kimaze iki? A B, ese umuntu yemerewe gutanga icya 10 n'amaturo? C, kimara iki ko Kristo yarangije byose? Ugasanga rero uyu muntu nanjye ndamwumva cyane ku ruhande rumwe. Ese icyabaza si cyo? Ese kibaye kitari cyo twamusubiza iki? Ese kibaye kitari cyo mwamusubiza iki? Ese n'uburenganzira bwe kumenya icyo icya 10 n'amaturo kimara mu bashumba. Imana ibaha umugisha. Ngewe ndajya ngaruka, wongeye kubaho urubuga aho mpita nkuramo akange karinye kugira ngo amaraso atantarukira. Murakoze cyane bashumba. Warakoze cyane. Amaraso nta gutarukira kuko turi mu ntambara, ntabwo turwana, ahubwo turi gusobanura. Kandi biba byiza, kwizera ni ukumenya. Hatariho kumenya ntihariho kwizera. Ni byiza ko yabibajije kugira ngo amenye. Ni ukuvuga rero icya mbere ndahera ku murimo warangijwe. Ni uwuhe? Umurimo warangijwe no gucungura umunyabyaha. Nta kiguzi umunyabyaha asabwa gutanga kugira ngo ababarirwe ibyaha bye, kuko uwo murimo warakozwe. Amategeko ya mbere yo gucungurwa uko yavugaga, iyo umuntu yakoraga icyaha mu isezerano rya kera, umuntu byamusabaga ibitambo adashobora no kubona, amapfizi y'inka cyangwa se amapfizi y'intama cyangwa amapfizi y'ihene. Habagaho ibitambo by'inyamaswa byinshi ku buryo umukene byari bimugoye kubibona, ariko bashyiraho n'uburyo bwo korohereza umukene kugira ngo abashe nawe kubabarirwa. Habaho igitambo cy'inuma y'intungura, iyo niyo yari igoye kubona. Manuel, ndakubaza mbaza n'abakubajije, none wagutuma inuma pana zirya zuborora, zino numa ziguruka, kuyibona bishobora kukorohera kuruta kubona inka, nako kukugora. Ushobora kubona inuma bikugoye kuruta uko umuntu yagutuma ihene, kuko kugira ngo reba inuma urayibonye wenda iguruka, reba no kuyirukaho kugira ngo uzayifate, reba cyangwa gukoresha strategy kugira ngo izo numa zifatwe, kandi ni inuma z'inyagasozi apana zino borora. Byari bigoye uburyo bwose bwo kugira ngo umuntu abone igitambo cy'ibyaha. None ndasobanurira uyu muntu, ibitambo byariho, hari ibyakuweho, hari n'ibitarakuweho. Igitambo cyakuweho ni icy'ibyaha gusa. Ibindi bitambo byose, hafi ya byose byarasigaye. Ndavuga iwenda kugira ngo abisobanukirwe. Buriya gusenga ni igitambo cyagumyeho. Kuramya, kuririmba ni igitambo nacyo cyagumyeho. Guterana no gukora ibikorwa bigendanye n'ibyo mu rusengero, imirimo yo mu rusengero yagumyeho. Ni ukuvuga ngo amaturo yagumyeho, ibya 10 bigumaho. Havuye igitambo gitambirwa ibyaha, niwo murimo Yesu yarangije, ariko ibindi bigumaho.
noneho rero uraza kuvuga ngo kuko wavuze A na B na C niba nibuka ukavuga ati se niba bitangwa kubera iki bitangwa turabanza turebe mbere byashyiriweho iki mbere byashyiriweho icyacumi si itegeko kirenze itegeko kiri hejuru y'itegeko itegeko ni ibintu hatwa utabikora ukabihanirwa icyacumi ni umuco ni karica ariko ishingiye ku gushimira uwagukoreye ibyo ushimiye urugero rwa bugufi iyo umuntu iyi telefone yanjye zikiza yari ifite agaciro karenze miliyoni 3 umuntu ayiguhaye mu ntoki niyo utagira ikintu umuha ariko ukavuga ngo merci urakoze uburyo reyagitinga uburyo reaction yawe igaragaye mu maso ni ikimenyetso cy'uko ushimiye icyo aguhaye icyacumi rero ni nko kuvuga ngo icyo nkoze ndagushimira ko nzi ko n'ubundi mu cyo nkozemo niwe wabimpaye merci urakoze iraremereye kurusha itegeko iraremereye kurusha itegeko reka mbihuze n'iyi si uyu munsi hari umusoro umuntu wese atanga mu gihugu iyo udasoze barabiguhanira ndetse bizinesi zawe barazifunga ndetse n'ibindi by'amategeko yijyanye n'imisoro birakurikizwa ariko dufite n'abandi bantu bakora ibirenze umusoro dufite ikigega agaciro umuntu ashobora gutanga amafaranga mu kigega agaciro kubera ko arekoganayizinga igihugu n'imbaraga igihugu cyamuhaye n'urwego igihugu cyamugejejeho agafata miliyari y'amanyarwanda akayishyira mu kigega agaciro atajya yasora mu musoro kuko arashimira aratera inkunga arashyigikira kugira ngo igihugu kibeho ntabwo ntanga ibingana n'umusoro gusa ahubwo ndaterura ibyakubaka igihugu cyanjye niba ari umuhanda ndawukora niba ari ikibuga cy'indege ndakontribuwa niba ari ibi ndakora kuko igihugu cyanjye ntabwo kingana n'umusoro ahubwo kirenze umusoro ngiki gisobanuro cy'icyacumi n'amaturo noneho iyo uvuze icyacumi n'amaturo ni uburyo umuntu yereka Imana ko ayikesha byose iyo utabikoze ushobora no kubaho ukanunguka ntabwo uhita uhomba kuko hari abantu bungutse badatanga icyacumi hari abantu bakize badatanga icyacumi ariko mu maso y'Imana tekereza iyo barebye reka turebe iyo Imana ibarebye mu cyiciro cy'urwunguko biravuga ngo ni umuririmbyi warimbye ibyo ntunze nanjye ubwanjye n'iby'uwo mucunguzi ibyo ntunze ibyo ntunze nanjye ubwanjye n'iby'uwo mucunguzi wanyemerera nkagasoza ugakomeza yego yego kugira ngo dusobanure urukundo umuntu akunda Imana rubanza kugaragarira uburyo areka ibyaha yego ariko urukundo rugaragaza ko cyangwa se igipimo cyo kubahisha ibyo wahawe yego ni uburyo ufata ku byo wahawe ukabiha Imana donc nari mvuze ku gihugu umuntu wese ushobora kugira ibyo akora birenze umusoro igihugu kiramumenya yego 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 umuntu wese ushobora kwitangira igihugu atanze n'amaraso ye igihugu kirabimenya atari n'amafaranga yego donc urwego rwo gutangira icyacumi n'amaturo ni igipimo cyo umuryo Imana ireba uburyo umuntu yubahisha ubutunzi n'ukuramya kuramisha Imana ibyo wahawe kuramisha Imana ubutunzi bwawe iyo rero utari wabigeraho uba ufite ikigirwamana gisimbuye Imana hari ahantu nshaka yuko Pastor Mutoni aza kwinjirira none Pastor twumvishe ibyo Reverend avuga hari akantu ntangiye kumvamo gakeya ni gakeya ntago ndabyumva ko mukeneye ko mu busobanuro mukangu kandi ni mu nkomvenga
bariya barahita bakizwa ndetse bazazana mu nzu y'Uwiteka ibiruta cyane ibyo bejeje. Hanyuma pastor, ubundi mu by'ukuri ninde muntu enda amaturo tube tuyaretse, ninde muntu nyakuri ukwiye guhabwa icyacu? Murakoze cyane. Ni umuntu wabyerejwe cyangwa se ni umushumba. Yego. Niba ari intama uyoboye, n'urugero hari igihe umuntu agusengera, ari umushumba wawe agafata umwanya wo kugusengera, n'urugero agasengera business yawe, nimba ubonye umusaruro w'uko yagusengeye n'umushumba wawe, ni ngombwa kumuha icyacu. Yego. Aho urererwa mbega muri rusange, umuntu ukurera ugufashe en charge, uwo muntu mu buryo bw'umwuka ni ukwiye guha icyacu. Yego. Wanyemerera nkamwunganira utarongera kumubaza kugira ngo biterurire rimwe. Ubundi mu buryo bwiza icyacumi ntigitangirwa abantu, gitangirwa Imana. Icyacumi ni icy'Imana, ni icyacumi cy'Imana. Noneho abantu nibo bacyakira kuko abantu bahagarariye Imana. Donc icyacumi gitangwa gitangirwa Imana. Icyacumi umuntu wese atanga, amaturo yose aturwa, ubwitange bwose butangwa ku bw'Imana. Atari Imana ntabwo byari bikwiriye gutangwa. Noneho rero Imana yashyizeho abantu binyura mu maboko kuko Imana ntihari ngo babihe. Nta n'ijuru niyo ryaba irya Kamonyi cyangwa se irya hakurya Shyorongi wacamo ngo bishyire Imana. Ariko Imana yashyizeho ministeri pastorale kugira ngo yakire ibikorwa bikorewe Imana, noneho bikoresherezwa. Pasiteri ariyavuga warugeze ahantu umuntu werejwe ibyo bintu kandi noneho akaba ari umushumba wawe. Umuntu aramutse ari umushumba wawe ariko ukaba mbese mukaba nta bindi muhuriraho uretse kuba ari umushumba wawe, utarwaza umwana ngo umuhamagara gusengera, utafata imbuto uti mushumba ngiye guhinga ibishyimbo, iyi mbuto ndashaka kuyisengera. Hari abantu bazi kubyaza umusaruro abashumba bigenda bazi nkabo. None uyu muntu yagiye guhinga ntiyigeze abwira umushumba ati mushumba ngiye gutera imbuto, kuko ninsoma mu itangiriro Yosefu yabwiye abayisiraheli, arababwira ati uyu munsi wa none muraguzwe mubaye aba Farawo. Imbuto ni ya Farawo, ibintu byose mbese muraba imbuto ni ya Farawo ibiki, ngo namwe ni mweza. Yavuze mu buryo butanu: muzagarura imbuto, muzane kimwe cya gatanu, muzane ngo noneho ngo ibisigaye ngo bizabatungane n'abana banyu, ukandi ngo bizababere n'iki n'ububiko. Iki kiganiro icyo kintu uvuze waretse akaba ariwe nunganira kugira ngo na Pastor Mutoni akunganire. Yego. Reka tujye muri karica y'umuco wacu Kinyarwanda. Yego. Kuva kera hari icyo twita ngo umuganura. Pastor ko igisobanuro cy'umuganura ntago nkizi. Reka nkiguhe. Yego. Kera kuva kera u Rwanda rukiri mu bwami rutari rwaba repubulika. Yego. Abanyarwanda barezaga bagafata imbuto ya mbere, umwero wa mbere bakawujyana ibwami. Mbaza ngo kubera iki bawujyanaga ibwami? Ndakubajije mushumba. Bawujyanaga ibwami kugira ngo umunsi umuturage hazatera amapfa avuye ku zuba cyangwa ibindi biza, umwami azabahe imbuto, kuko n'ubundi imbuto yabo ya mbere, umwero wa mbere wajyaga ibwami. Icya mbere cyatumaga bawujyana kwari ugushimira umwami, kariwe bakesha kweza. Buriya gukeza umwami, ijambo ryitwa gukeza umwami, habaga no kujyana umuganura kwerekana ko umwami bamwemera, ndetse ibya mbere bikwiriye iki? Umwami. Ariko hakaba hari akandi ka kabiri, umunsi bazabura imbuto, umwami niwe uzatanga iki? Imbuto. Noneho uyu munsi rero uko bikorwa, murabizi ko abantu bahura bose. Uyu munsi ntabwo bikorwa nka kera, ahubwo umuganura w'uyu munsi biba ngombwa ko abayobozi bahura, hakabaho umuco w'ibihaza, ibishyimbo n'amateke n'ibindi, bamwe bakagenda basangira mu midugudu cyangwa se mu mirenge, ngira ngo niko bikorwa. Ariko mbere habaga harimo igisobanuro. Umwami
kumwemera nuko habaga hari abantu bahagarariye imiryango bagafata ku mwero wa mbere bakajyana ibwami. Icya kabiri babaga biteganyirije ku munsi imbuto izabura umwami azatanga imbuto. Noneho rero ngaruke ku Mana. Yego, Imana iyo tuyifashe tukayereka ko ibyacu dufite twita ibyacu ariyo yabiduhaye, tuba turi kuvuga ngo n'ubundi nitugira icyo tubura ni wowe uzatugoboka. yego, turakwemerera ko n'ubundi ari wabiduhaye, turagusubiza. yego, noneho umunsi tuzagira icyo tuganya, yego, n'ubundi tuzaza tukubwire, kuko niwe mubyeyi wacu muri byose. Donc uko Bibiliya ibivuga, icya cumi n'amaturo ni uburyo bwo kuramisha Imana ubutunzi, kuramya Imana, kuramya umwami, tumuramishije bwa butunzi. yego. Noneho ababyakira nibo turi buze kugenda dusangiraho nk'uko wari uri kubibaza Mutoni. Buri icya cumi abantu bakigiraho kiritike, ariko ubundi icya cumi kirenze itegeko, ahubwo ni uburyo umuntu yemera Imana ko ariyo yamuhaye ibintu, noneho agashimira. Adashimiye arakomeza ari we, aramutse ashimiye arakomeza ari we. Ariko hariho diferanse, umunsi azabura imbuto muri bya bintu nawe ntazajya kuyibaza Imana. Ni ukuvuga ngo aramutse azi neza ko atazabura imbuto nta kibazo. Ikibazo kiba gihari ni kimwe, ni ukubera ko buriya ubwiye umuyobozi ngo umfite uburenganzira, ariko ntufite uburenganzira ku mafaranga yanjye, ukabwira umukuru w'igihugu ukavuga ati yewe uzanyobore, ariko ku mafaranga yanjye, ku mafaranga yanjye ntuzerekezeho amaso. Burya asigara kureba akibaza, uyu ni umunyarwanda, ni umushinwa, ni umwongereza, ni uwahe? Ariko ntekereza ko nabo bafite amategeko abagenga, kugira ngo twemerere kugengwa n'Imana mu buryo bwose. Imana ni umugenga w'ubugingo bwacu n'ubutunzi bwacu. Iyo bitagenze gutya, ubutunzi buba bwabaye ikigirwamana, kandi Imana ifuhira ikintu cyose cyabaye ikigirwamana. Ni ukuvuga igihe cyose utemeye ko Imana igenga wowe n'ibyo utunze, ibyo utunze aba ari ikigirwamana cyasimbuye Imana. Exactly, ntabwo haba hagati na hagati, kuko Imana wowe urakomeye kuruta ibyo utunze, ufite agaciro kuruta ibyo utunze, kuko ibyo utunze ari byo ubona bikomeye kuruta wowe, ukitanga, ariko ibyo utunze ukavuga ati reka 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 reka. Noneho burya Imana ntubuyikunda, ubeshya, kuko urukundo nkunda umugore wanjye n'abana, naritanze ku buryo kubaha amafaranga yanjye binyorohera. Yego, uburyo nkunda igihugu cyambyaye ari wo mugongo wambetse, ngikunda naritanze ku buryo no kugiha amaraso yanjye nayatanga. Icyo beshya kuvuga ngo ukunda Imana ukaba utayiha amafaranga, amafaranga niyo Mana yawe. Exactly, amafaranga aba yabaye Imana. Tushobora kubwira Imana ngo urayikunda, ishyiraho ikinyoma. Urakoze cyane mu kibazo kandi kaverise kandi ugenda ugashakira ubugororangingo n'aba bantu bakubajije, ubabwire ngo ninde musore wakunze umukobwa, ntarye ku mafaranga y'uwo musore. Uyu uzagenda ukora ubushakashatsi, urukundo egare gutanga, hatari urukundo nta gutanga. Gutanga ni sembore igaragaza urukundo, hatariho gutanga nta rukundo ruhari. Gutangira Imana mu bwami ugatanga icya cumi n'amaturo ni signification, sembore, isemboriza urukundo ukunda Imana. Ariko urw'amagambo n'indyarya zirarugira. Donc ntushobora kuvuga urukundo hatariho gutanga, nihavaho gutanga urukundo ruraba rugiye. Ni ukuvuga rero Imana ipimira abantu mubi, kuko umuntu ushobora gutanga muri miliyoni 100 agakuramo miliyoni 10 akazitanga kubw'Imana, uwo muntu ashobora no kugira ibintu areka bindi, kuko miliyoni 10 z'umuntu kugira ngo azitange, reka bazatwandikire bazatubwire. Umuntu ufata miliyoni 10 akazitanga kubw'ubwami n'icyaha yagitsinda. Reka ndaguha urugero rwa bugufi. Mariya indaya yafashe Yesu aririra ku birenge, ba Petero batikere, reka turebe kamenya ko ari indaya, reka turebe tumenye none niba ari umuhanuzi koko. Maze Yesu arabareba, Mariya ari kurira no guhanaguza imisatsi no kumusiga amavuta y'igiciro cyinshi. Ari amavuta amusiza arahenze manwe. Yego, ngo ne yarakorewe umwaka wose. Muzajye mu bitabo bya teoloji muzumva igiciro yari afite. Nta mukene wayagira, n'abakire bayatunze hano i Kigali nta umuntu ufite amavuta aguze miliyoni 50 yo kwisiga mu bagore bari muri Kigali ntabo.
niba bahari mutwandikire muri komantere. Ariko ari amavuta yari ay'igiciro aremereye. Arangije arimo arira ahanagura umusatsi awuhanaguza ibirenge bya Yesu no kumusiga amavuta. Yesu yabwiye Petero ngo Simoni Petero cyangwa se Simoni, yakoresheje Simoni, ndagira ngo mbabaze aravuga ngo umuntu umwe yari arimo umwenda w'amadenariyo ngira ngo ni 50, undi arimo 100, undi arimo 50. Hanyuma bose babura ubwishyu. Babuze ubwishyu, uza kubishyuza ababaje ngo nimunyishyura, aramubwira ati twabuze ubwishyu. Abababarira bose. Abaza Petero aramubwira ati ese nkubaze, umuntu wungutse kuruta abandi ninde? Ati hata umuntu wababariwe idenariyo 50 nako 500 araruta uwababariwe 100 cyangwa 50, kuko idenariyo 500 zari nyinshi. Aravuga ati rero ntabwo ndi hano iwanyu, nta mazi yo gukaraba mwampaye, ntabyo kurya ngo munyakire, nta kintu mwigeze munkorera, ariko uyu mwita indaya nimurebe igikorwa akoze. Aririye ku birenge byanjye, afata umusatsi we w'agaciro awuhanaguza ibirenge byanjye, afata amavuta ye y'agaciro ayansiga ku birenge, ategura umunsi nzapfiraho. Ubu n'ubuhanuzi mutabyitiranye. Aravuga ngo rero ibyaha byanyu mwebwe iyo mubibaze mubona ntabyo burya mwakoze, muracira uyu rubanza ko ari indaya. Ariko ubabarira byinshi ni ubabarira na bike. Arababariwe ibyaha bye burundu. Kuva uwo munsi Yesu ataha kwa Lazaro, kwa musaza wa Mariya, atangira kuryamayo, arirayo, baramutekera, Lazaro amuhinza. Igitangaza cyo kuzuka cyo kwa Lazaro gifite ubuhamya n'amateka. Abakristo ntibakibeshye. Imana nubwo wakizwa yita ku marangamutima y'ibyo urecognize ute. Recognized. Guturira Imana amaturo no gutangira Imana icyacumi n'ukurekonesa. Merci, urakoze, niwe nkesha byose, niwe wampaye byose. Kuri iri 10 wampaye akira 1000, kuri iri 100 wampaye akira 10,000. Mana niwe wabimpaye. Ijambo ryawe riravuga ngo kimwe mu 10 n'amaturo. Nunyemerera ndaza kubivuga mu isezerano rishya kugira ngo babyumve neza. Naho mu isezerano rishya ni bito cyane. Pastor, utaragira mu isezerano rishya, ndashaka yuko Mutoni ntabwo nibagiwe n'ubu dukurikiye, ntibagiwe yuko naningiye kubaza ngo mbese uyu mushumba usimburiza kuragirwa n'Imana, utabonana n'intama, utazi intama, iyi ntama iratanga icyacumi. Mushumba ndakwinginze. Urakoze cyane. Reka tumusubize neza yaduteje abakristo, kandi ubwaduteje abakristo bohoka tumusubize, kandi nitumusubiza turadusubiza abakristo. Kuko impamvu ya mbere abashumba nkabo, pastor uri pastor ndi pastor, ariko tuvugisha ukuri ni benshi. Kuko icyadushinja n'abadushinja nicyo rwose, kandi Manuel abamubajije ibyo bavuga ni ukuri. Reka dutinyuke rero, kuko yadutayemo, kandi ubwo yadutayemo arashaka kudukoza isoni imbere y'abakristo. Mu by'ukuri icyaha cyacu turacyemera. Ngewe icya mbere ndabanza nkemere kugira ngo mfatanye. Tugomba gusubiza, kandi koko pe abashumba twananiwe inshingano. Tumaze kunanirwa inshingano, turashaka kwakira ibiva mu bakristo, ariko umusaruro w'ibyo badukeneho ntabyo twabahaye. Pastor rero ndagira ngo wibohore, ndakunganira, ariko icyaha cyo dushinjwa iki ntabwo turi bugiye akane. Niyo nge naba mbikora neza, ntabwo ministeri pastorali yose yabikoze neza. Hariho abashumba rwose bagaramye mu mabiro, baraho barindiriye kuzaza bakandika mu gitabo, mugahurira ku ikayi gusa tubandika uzanyangahe ni miliyoni, andika hano mu gitabo, warindira umushahara. Ariko mbibutse ko iki cya 10 kibonetse hari ibiganza byemeye kuza gushimira Imana, ariko bifite ibindi bibazo byinshi twagakurikiranye kugira ngo tubasengere. Mbonereho kwigaya abashumba bambabarire bazadukurikira muri iki kiganiro. Tureka amarangamutima, dukore inshingano neza. Niba dukeneye icya 10, mureke dushaka intama, tuzibwirize, tuzigishe, tuzisengere. Ariko nituzireka ikibazo. Pasiteri arakoze cyane, Imana imuha umugisha. Nibyo en general ntago bavuga ngo twese turi perfect nk'abashumba mu by'ukuri mu buryo bwo kwakira icya 10 cyangwa se kugihabwa.
rero hari ijambo rivuga ngo nimungeragereshe kimwe mu 10 n'amaturo murebe imigisha yose mbagomororera. Wowe ntago uvuga ngo uyu mushumba aransengera cyangwa se ntaga nsengera, wowe ubuzi kugiye kugiha Imana, ubuzi kugiye kugiha Imana n'Imana ugiye kugiha. Wowe bikore nk'umuntu ugiye guha Imana mu byo wungute uyishimire. Naho ubwo nureba ngo umushumba akatasengera akabigenze gutya na gutya, ntago ibyo ngibyo wabigenderaho. Wowe wumva ko ari Imana ugiye guha, ubundi Imana izaguha umugisha. Ubundi uwo mushumba ntago ari uzaguhesha umugisha, ntago ari uzaguha umugisha, uzaguha umugisha ni Imana. Wowe bikore nk'itegeko. Pastor yavuze amagambo meza amanga icya-10 si itegeko, birenze itegeko, birenze itegeko. Icya-10 ni ikintu, donc ni ikintu kiguhesha umugisha. Shaka kurinda inyatsi, buriya nimba ushaka umugisha mu buzima bw'amafaranga, tanga icya-10. Tanga icya-10 ubwira Imana ngo Mana dore natanze icya-10. Ariko udategereje umusaruro w'ibigaragara byako kanya, kuko ishobora no kukugerageza batereka ndebe koko ko yabikoza bikunze. Yego, icyo nabonye cyo, iyo umuntu atanga icya-10 agakiranuka ku cya-10 n'amaturo, ntago ajya buri umugisha, ntago ajya agira inyatsi, ntago byashoboka. Kuko ikintu cya mbere na mbere ubusa nkugurije imasizi, navuga niba ari kuguriza Imana, ubuhaye Imana mu byo yaguhaye, nayo iguha umugisha. Ntago ishobora kwemera yuko wagira iyo nyatsi, wagira icyo kibazo runaka cyagutwara amafaranga, kuko ugize iki irakureba ikabona ko kukiranuka ku cya-10 n'amaturo ikaguha umugisha. Bishatse kuvuga iki rero? Nureba kuba ngo pasiteri njamuha ibyifuzo ntabibone, cyangwa se reka ngene nyita, hari n'abagitanga batabona na pasiteri, ariko Imana bayizeye ni igomba kumuha umugisha. Ntago utegereje ko pasiteri aza kukurambika ibiganza, utanga icya-10 utanga amaturo, wowe bikore utite ngo pasiteri agusengera, urenga Imana iraguha umugisha. Yesu aduhana umugisha. Kambaze Reverend Edouard, hari ikintu kimwe nshaka kubaza. Ukurikije ibintu Pastor Mutoni avuze, ari intama n'umwungere, ushaka undi ninde? Urakoze. Ubundi kuko avuze yuko intama nitanga umukamo, reka nsubize mu buryo inajye no gushaka umugisha. Reka nsubize mu buryo buri theologique. Murakoze. Mu buryo bwa theologiya baravanga umushumba ntabyara intama, ahubwo intama ibyara indi. Nicyo gituma abantu benshi baje mu rusengero bazanywe n'abandi kuruta pasiteri. Burya pasiteri ni umwigisha, ni umuyobora wa gahunda z'urusengero, ni umwigisha, ni umunyamasengesho usengera abantu. Ariko akenshi intama niyizana indi. Intama ibyara indi, umushumba akarera, ariko nta mushumba ubyara intama. Intama kenshi ibyarwa n'indi. Ndagira ngo nkubwire, uyu mwanya iyo urusengero runyoboye uko rwavutse, mvuze ngo nagiye kubwiriza abantu mu muhanda naba mbeshye, ariko natangiye nkubita ingoma, umwe araza, umwe mubwirije Imana iranamusubiza ajya, ariko nubwije ije ishaka amakiriro, ariko yo ubwo igeze imbere yanjye igakira irajya kubyara indi. Burya niko burya bigenda, niko itorero rivuka. Burya kenshi abashumba n'abarezi, niyo mpamvu bitwa bungeri. Reka nkubaze, dukoreshe ubwungeri. Ninde mwungeri wigeze abyara intama? Na Yesu ubwe ntiyabyaye intama, yagiye gushaka izazimiye zo mu Bayuda n'Abisirayeli. Buriya ni ukuvuga ngo iyo umwungeri ahagaze mu mwanya mwiza yumva ijwi intama zitaka, none iyo yumva ijwi akazikurikira, kumva ijwi kwa kundi bavuze ngo umukristo ashobora kugushaka ukamwiyima, uba ukoze icyaha gikomeye. Kuko uwo mukristo ugushatse iyo akuboneyeho umugisha azana 5, 5 bakuboneraho umugisha bakazana 10, 10 ryabona umugisha ejo bakaba 20, bakaba 100, bakaba 1000. Ariko baje pasiteri ngo umukumbura agiye, wagiye kubwiriza urawuzana, reka da, intama yabyaye indi. Wowe icyo usabwa ni ukwerera imbuto intama no kuzikorera neza no kuzitaho. Imwe gusa, imwe ibonetse 1000 cyazo kiba cyavutse. Wowe upfa guhagarara neza mu mwanya wawe, ukitwara neza, ugatanga umusaruro muri zo, intama ibyara indi. Nubwo tubitwa bacu ni ikinyoma. Abakristo nubwo bajya banga intama zanjye, abakristo banjye ni ikinyoma.
ni ikinyoma. Abakristo nyine ni abakristo. Intama niza nyiri umwungeri mukuru, ngewe ndi umusigira. Noneho umusigira nkanjye Edouard kwiriye guhora ndi maso, mbereye maso izitaka iziboroga kugira ngo nzitabare. Noneho iyo maze gutabara imwe ihita ivuza induru ati namwe muze umwungeri yagize gute, yabonetse. Noneho rero kuvuga ngo narazibyaye ni ukubeshya. Zibyarwa n'ijambo rya Kristo, zikarerwa n'ijambo rya Kristo, zikayoboka ijambo rya Kristo. Ngewe n'ikimenyimenyi katari izanjye, nimpfa zizakomeza zibeho. Yesu nyiri utorero ashake undi mwungeri uziragira. Kuvuga ngo narazibyaye, kuvuga ngo narazibyaye ni ugucurika ibintu. Ndu umusigira. Urabona umuntu agusigiye abantu kubita aba bakoze icyaha, ubuteye kudeta. Kudeta uwo wayiteye. Kandi abantu benshi abashumba twateye kudeta. Niyo mpamvu turwanira abakristo, tugatongana tukarwana. Kudahuza kw'abashumba kwavuye ku kwibeshya kw'intama ari izabo. Burya Yesu arumirwa akavuga ati munteye kudeta muhitamo kurwana, nzazibambura zose. Yego. Hanyuma pastor ukiri aho kuri iyo puwe, ndashaka ko noneho unkorogoshorera ikintu bajya bita ngo ese iwawe muri harvest, yenda tuvuge ni harvest mu basaruzi. Iwawe mu basaruzi hajya ni Hakore, kwa Mutoni ni muri ni Hakore. Uramutse ubonye intama yo muri harvest yagiye muri Eni Hakore gutangayo icyacumi, yahabwa umugisha mu gihe iri mu rwuri rwawe? Urakoze, nsubizaho kandi. Twagakwiriye kubanza kumenya impamvu ijya gutanga icyacumi muri Eni Hakore, yego, itagitanze muri harvest kandi hazi. Kuko icyambere yatanze icyacumi hariya muri Eni Hakore kuko azi ko ari ngombwa gutanga icyacumi. Noneho ku cyatagitanze hano hari impamvu ishobora kubizwi cyangwa itazwi. Mbo hari ikintu kiriho, yenda ntago ndaca ku ruhande kuko ninza gutya, yenda hari amakuru mutazi yaduhe reka nyabahe. Hari ukuntu ubana n'umushumba ntumubone ariko ari ukuzi, none ukabona ahandi uwo mushumba ubona ariko atakuzi, akaba ari ahubwo usa naho gushumbye, akaba ari usa naho gushumbye. Mu by'ukuri ndi wawe nk'icyitiriro kubera ko ari niho, kuko ariho wiyandikishije mu gitabo, niyandikishije mu gitabo. Ariko guterana ngateranira naho nisanga, biterwa n'iki? Ese nabona umugisha? Wawubona cyane. Impamvu ntabwo umugisha ubona kubw'uko watanze hariya, yego, ubona kuko watanze icyacumi. Noneho rero ndaguha urugero rwa bugufi. Ndafashije. Gutanga ntabwo bigira ngo baratanga, yego, ahubwo principe ni uko icyacumi gitangwa kugira ngo gikore umurimo w'Imana. Dore ubwo ndagira ngo nkosora akantu gatoya. Abantu bajya babikora nabi bakavuga ngo twagifashishije abakene. Imana iravuga ngo ntacyo watanze, kuko ituro ryo gufasha abakene ryahozeho, no mu Bisirayeli ryahozeho, no mu rusengero mu ihema ry'ibonaniro batangaga ayo maturo yo gufasha abakene. Ariko amaturo ntiyakurwagaho, n'ibyacumi ntibyakurwagaho, ahubwo ituro ryo gufasha abakene hari abantu babikoraga, ariko ari n'ayatangwaga agafashishwa abakene bo mu rusengero. Ariko bitavuze ko atanatangwa hanze gufashisha. Uyu mwanya umuntu ashobora kuvuga ati ngiye gufasha abakene bo mu murenge, yego, ntange 5,000,000. Ntabwo uzajya guha raporo pasiteri ngo watanze icyacumi, uzaba ubeshye. Wafashije abakene bo mu murenge, cyangwa mu kagari, cyangwa mu mudugudu, cyangwa mu isibo. Ubwo gufasha abakene abo wafashije abo bantu kubera ko hatuye, apana kuvuga ngo wabafashishije icyacumi. Icyacumi gitangwa mu nzu y'Imana. Noneho nicyo gituma umuntu hari amaturo, icyacumi, amaturo y'ishimwe, amaturo y'abahanuzi. Cyo ni ikintu gikomeye, amaturo y'abahanuzi.
habaho amaturo yo mu nzu y'Imana n'amaturo y'abahanuzi n'amaturo ayo ntabwo atangirwa mu rusengero ahubwo kuba umuntu agusengera yego ukaba uvuga ngo ngewe kubera ko uyu muntu ansengera yego ushobora no gufata icya 10 wari butanga 100,000 ugafata miliyoni ukayiha umuntu wagusengeye icya 10 cy'100,000 ukakijyana mu rusengero ntabwo ituro ry'umuhanuzi rigendera ku mahame y'icya 10 bingana nuko wakozwe ku mutima n'umuhanuzi komeza andi maturo arandi maturo yitwa ay'inyubako kuko kuva kera barubakaga iyo usomye Hagayi na Zekariya Imana yababajwe no kubona Abisiraheli bavuye mu bunyagi yego barangarira kwiyubakira amazu yabo baturusengero yego ibateza inyatsi barahinga ntibasarura ucuruje agasa naho acururiza mu mufuko utobotse Imana ibateza ibibazo ihagurutsa Zakariya na Hagayi baragenda barabwira ngo icyo muzira niki buri muntu wese ashaka kwiyubakira iyenzu buri wese ashaka kwiyitaho mwibagiwe intego yabakuye mu bunyagi yego Imana ibimumugisha irababwira ngo noneho nimugaruke muhindukire mwubake inzu yanjye muyishyire mu ibyo kurya mutange buri kimwe cyose buriya na rya jambo ryo muri Maraki rigaruka muri icyo gihe Imana nibwo bwa mbere yavuze ngo ni mungerageze Imana ntikunda abantu bayigerageza yego ntinababwira ngo mungerageze niho honyine uzasome Bibiliya yose kuva mu isezerano rya kera kugera muri shyashya Imana ntibwira umwana w'umuntu ngo ayigerageze kuko ntayigerageza kuko kumucungura birahagije cyari igikorwa gikomeye ariko kubera ko Imana izi ko abantu bakunda ifaranga ari ikigirwamana cyabo yageze aravuga ngo nimubikore murebe uko ntazabaho umugisha kuko n'uyu mwanya Manuel abantu barantangaza nturi kubona ko uteye kamera umunsi wose kugira ngo ubone ibyo ubaha byantangaza cyane umuntu akirira hano ugapfa na kamera igasaza amaguru ya kamera agacika igikapu kikagusaziraho aba bantu bari ku Mutsinzi TV ari indangare bene ako kageni nta mugisha baba bafite bakwiriye gukora mu matorero yabo bakibuka ko Manuel ari umushumba wo ku Mutsinzi TV akwiriye kamera nshya akwiriye kurya mu rugo ubugari bwiza burimo inyama akwiriye kumenya ko umugore wakwiriye kwambara bakwiriye kumenya ngo umwana yigate Imana ikabaha umugisha kandi badahagaritse ya mirimo mu matorero yabo ubyo si byitwa kuko umuhanuzi ku Mutsinzi TV babyange babyemere buretse manze mbivuge ko abantu bafite icyo kibazo yego kuko babyita gusahura urugo rwabo bakarusahurira mu bucucu ngo basahura bw'abakozi b'Imana basahura bajyaho bagiye kureba iki bagutumye ibyo ngibyo ngo tubaze batabikeneye se ubusereka nkubaze sinzi iyo wavuye sinzi amafaranga bigutwara sinzi uburyo ibiguzi bya buri munsi byo kugira ngo umuntu abone ibyo abaha bitwara nyobeye ko ku kwezi ushobora gukoresha 500 hanyuma se ukora hehe ku buryo ibyo 500 wowe uyasahura kugira ngo babone babeho ku buryo wemeye kujya usora 500 byo kubasahurira nabo bampa views iyo baje kureba ngo none se reka ngubaze utekereza ko views ntazi umusaruro wazo utekereza ko views zakemura ibibazo by'Umutsinzi TV ntabwo bishoboka icyo nshaka kugarukaho ni yego ni ukurekonesa kwa appreciating ibintu guha agaciro ibintu ni nacyo gituma ubukristo bwacu bwa none budakomeye ndagaruka ku bukristo bwo mu Rwanda ngaruke no kubwahandi kugira ngo abantu batarebera ubukristo iwacu yego abantu bajya batekereza ko ibibera iwacu ari byo bibera ahandi yego igituma abantu badusize mu iterambere ry'ibindi bihugu ubukristo ugasanga n'abakire bingana nuko bahaye Imana imitima yabo muzumva aba Nigeria ndakwereka aba Nigeria uburyo batanga aba Nigeria bashobora gufata umufuko w'amafaranga $100 yagera mu rusengero ku giseke agapakururiramo igiseke kikuzura bagashyira mu cya kabiri yarangiza akarambarara hasi agatera haleluya ko anesheje atsinze igitego kigize gute kirinjiye Mana we ndakinjije yo abadayimoni ntibandiganije agatera haleluya ku mamiliyoni y'amadolari ashyize mu giseke mu Rwanda dutanga ngo nufite miliyari ashobora kuzana gutya mu gapfunsi uyu si umwuka w'Imana ni umwuka w'ubugugu ntabwo giye mvugira kumba ndora Imana Edouard natunze amafaranga ku myaka kuva kuri 18 nabuze amafaranga ngeze mu bukozi bw'Imana
ubwo ntiwayobye pastor? Ntabwo nayobye, kuko Imana ntiyambwiye ngo jya gushaka amafaranga mu bukozi bw'Imana, yambwiye kujya kwigisha abantu kugira ngo bamenye ubutumwa bwiza. Yego. Noneho rero ubutumwa bwiza burenze njye, kuko bo ntabwo mbwiriza bari hano i Kigali, ndabwiriza abantu bari ku isi yose. None aho bari bagomba gutanga umusaruro, apana kureba ngo bano ngo barandeba gute. Niryo kosa rikomeye. Ntabwo tuvugira ubutumwa ngo bandeba gute, tuvugira ubutumwa kugira ngo tujijure, tuvana abantu mu butamenya. Iyo bitabaye gutyo, ariko nta cyarushije ubutumwa imbaraga. Noneho rero uzasanga iki Manuel, ndagira ngo pastor tugendane. Mu by'ukuri usanga ibyo bihugu ubukristo bwabo burashikamye kugeza nubwo iyo urebye uburyo babayeho, abapasiteri babo ntibasabashonje, n'abakristo barazamutse bagira ubuzima. None rero dore mu Rwanda ubu Manuel hagize umukristo guha imodoka, ntabwo abakristo aribo bakurwanya. Twebwe abapasiteri twavuga ko yayibye induru zitangirira mu bapasiteri. Ukibaza ko Manuel yavuze ubutumwa niyo atabara umupasiteri usengewe, ariko nka profete ku Mutsinzi TV hari umuntu yagiriye umumaro, akorwaho, akozweho, atanga bingana n'icyo nuko yakozweho. Yego. Ntabwo bikwiriye kuba intambara, ariko nkagaruka kuri ba bantu, ugirire neza umuhanuzi, umuhe byose, umufashe, ariko wibuke no gutanga icyacumi, cyangwa se kiti icyacumi kimwe, ariko kiti iki icyacumi, kuko icyacumi gifite izina. Sorry. Noneho rero icyo ngarukaho ni kimwe, hari amaturo y'uburyo bwinshi, ari mu bice 9 ndetse gishobora kugera no ku cyacumi, na bice nk'icumi. Maturo ayi bitambo yakuweho gutambira ibyaha, ariko ndagira ngo nkubwire ko icyacumi kirimo ibintu byinshi. Kirimo kurindwa kwabawe, kirimo gukira indwara, kirimo kwagurirwa imbago, kirimo promosiyo, kirimo kwaguka mu rubyaro, gishobora gukora ibintu bikomeye nubwo abantu batabiha agaciro. Kuki biteshwa agaciro? Ni twebwe abashumba baregwa. Abashumba baragihabwa bagagisambanamo, abashumba baragihabwa bakajya kugisindamo, abashumba baragihabwa. Donc ibirego nibyo bituma abakristo bibana, ariko ubundi ntibafite indi mpamvu ntayihari. Ariko noneho icyo mvuga ni kimwe, uburyo bwiza bwo gutanga icyacumi ni ukugiha ukagitanga ushyigikiye, apana kujya guha abakene. Nkaba navuga ngo ese Manuel hano aramutse ahawe icyacumi byaba ari bibi? Oya, kandi ntarakererejwe. Icyo bita kwerezwa se ni no gusengera ukarambikwa ibiganza hafi n'ibirenge. Umuntu wese Imana yahamagaye ari byo, ikamuhamagara, akwiriye kugira ububasha bwo gukora ibintu runaka, kuko impamvu ya mbere amaturo ntabwo ari ay'abashumba, amaturo ni ay'Imana. N'ibyacumi ntabwo ari iby'abashumba, nibyo gukoresha mu nzu y'Imana. Donc umuvugabutumwa yakiryaho, protokole yakiryaho, umuyobozi wa korali yakiryaho, umuzamu akiryaho, umucuranzi akiryaho, kuko amaturo yose atangirwa mu nzu y'Imana niyo akemura ibintu byose byo mu nzu y'Imana. Noneho rero abantu nibave mu rujijo, icyo watanze mu nzu y'Imana, Imana iguha umugisha, ariko utibagiwe ko hari n'umuntu kwitaho. Erega Manuel, buriya umuntu avuze ati Manuel, iki cyacumi cy'uku kwezi akira, ndakigwaye kubera purukwa impamvu iki cyacumi, Imana impa umugisha. Ntabwo Imana ivuga ngo ntawe nkuguha. Oya, kuko impamvu ya mbere urabanza umenye uyu muntu ari mu murimo w'Imana koko. Mutoni ni pasiteri, ndabizi ko hari ibyacumi byinshi, nuba kibirya wenda Imana imumugisha, cyangwa barabimwimye ntawamenya. Ariko icyo nzi cyo ni kimwe, abakristo basigaye bafite umutima ntazi iyo bakuye. Yego. Kudatanga icyacumi ntabwo tuza kubyita umuvumo, ariko ndabyita ijambo rimwe, ni ukugaya uwaguhaye. Kuko kugitanga no gushimira uwaguhaye. Pastor, iki kiganiro ndi kubona kizagira episode. Ndashaka ndifuza ko Pastor Mutoni agira icyo abivugaho, ambwira ndanamubwira icyo ari aza kutubwira, twita ducumbika. Ese wamumbarije Manuel? Kanze Pastor, mubaze niba bajya bakimu.
ntabwo bakimuha ndabizi. Manu usubije pasite. Ndi kukubeshyira pasite. Vuga nta kibazo. Murakoze cyane. Wikitonda cyane. Usa n'uwinyagambura. Usa n'umuntu winyagambura nta kibazo. Ntago navuga ngo icya 10 barakima cyangwa ntibakima. Biterwa nuko umuntu arera. Niko navuga. Ego. Cyangwa se uko ubutumwa bwiza abantu baba bwakiriye. Ego. Pasite ko ntanyuzwe. Nta kibazo oya mushu. Reka tuzajye muri part 2 ariko hari akantu nashaka kumubaza. Ubu uyu munsi aka kanya kino kiganiro hano kigeze. Ubundi icya 10 gikurwa mu icya 10 gishobora kuba amafaranga, gishobora kuba imyaka, ariko gikurwamo gute? Mfite yenda urugero iyi ni hectare. Nayikuraho icya 10 gute? Ngiye nkorera umushahara w'ibihumbi 100 kandi ndakodesha inzu, sindagira imodoka, nta ibintu nakuyeho ay'inzu n'ibiki byose, kandi mu nzu y'ibihumbi 100 nakuye ibihumbi 60, njya 45 ku kwezi. Enda n'urugero transport yanjye impagarara byibuze ku bihumbi 15. Urumva natangiye kujya mu madeni. Icya 10 ndagikuraho gute? Imana iguha umugisha, umbwire kuntu icya 10 nagikuraho, ubundi dusorezaho. Ndasaba pastor uhita udusengera, tuzagaruka noneho tumenya ngo mbese umugisha uzanwa n'icya 10 no. Murakoze cyane. Ntekereza ko iki kintu pastor yakomeje kukivugaho cyane. Ubundi icya 10 mu byo wungutse cyangwa se niba uhembwa 100 nk'uko ubivuze, mbere ye gukuraho izo dépenses, mbere y'ikintu cyose cyose kuraho 10,000, utitaye ngo inzu ni 50,000, utitaye twa tuntu two mu rugo. Mbere ya byose kuraho bya 10,000 ubitware mu nzu y'Imana, utange icya 10 ubiha Imana. Kuko cyangwa se wejeje 50 by'ibishyimbo, menya ngo ibiro 5 ndabikuraho. Cyangwa se n'urugero uracuruza ku kwezi wunguka 500, menya ko 50,000 utitaye ngo ndajya kuranguza nanone. Oya, utitaye kuraho ibyo 50,000 ubitange icya 10 mu byo wungutse, mu byo donc amafaranga uhembwa. Niba ushaka umugisha uko byagenda kose, utitaye kuri Scott detail, ngiye gufasha abakene yabivuzeho. Iki kintu abantu benshi barabikunda, bakavuga ngo ngiye icya 10 ntwara umuceri nkajya gufasha abakene, nkajya gutanga mitiwere. Ntago ubwo ngubwo ubutanze icya 10 ubufashije, abyita gufasha, ubufashije rwose. Ntago mu mubare w'abantu batanga icya 10 nturimo, cyo koze umubare w'abafasha urimo. Mu bintu byose ugerageza gukora, niba ushaka umugisha koko w'Imana, gutanga icya 10 bibyara umusaruro. Uburyo rero umukozi w'Imana yambajijemo Emmanuel, mu mafaranga uhembwa cyangwa se mu byo ukora, niba ukiyafata mu ntoki utarakuraho twa tuntu two ku ruhande, kuraho icya 10, kuko kenshi bikurinda inyatsi. Ushobora no kuvuga ngo reka mbaze nishyura utu ngutu nzaba nyitanga, wasanga ibintu bije ari byinshi birenze ya mafaranga. Ariko kuye icya 10 isize uburyo Imana ibigenze, Imana ikaguha umugisha, ikakurindira ayo mafaranga ntagire inyatsi. Imana yo mu ijuru guha umugisha. Manwe, reka ngana ku musozo, hari akantu nshaka ko umunota umwe ngasubiza. Wavuze ngo ese amafaranga y'icya 10 n'amaturo akora iki? Reka ngasorezeho. Ubundi ingaruka zikomeye zitumye tugira n'ibibazo mu Rwanda ni icyo kibazo cyo kuba insengero zifunze, hari standard y'urwego rw'insengero zikenewe. Twebwe abayatanze nako abayakiriye hari ayo twakoresheje nabi, titwita kuri za nsengero. None umunsi turasabwa standard kubaka insengero zikwiriye umujyi wa Kigali cyangwa n'ahandi, tukabura ubushobozi, ariko ari amafaranga yatanzwe arangizwa. Icya kabiri mu by'ukuri hariho no kuba abantu batagitanga uko bikwiriye.
ubundi iterambere ry'itorero kugira ngo itorero ritere imbere, ku bakristo batanga icyacumi neza, abashumba nabo ntibacyangize ngo twigire mu mavigo n'amave8 nta nsengero tugira, usange twagiye kwiyubaka urusengero rutubatswe, nuko amafaranga y'icyacumi n'amaturo yose mu rusengero akwiriye kureba ku iterambere ry'itorero kugira rigira aho riva naho rigana mu bikorwa. Icya kabiri, hari abantu bakora mu rusengero bahembwa, byanze bikunze pasiteri niba nta kandi kazagira arya kuri icyo cyacumi n'amaturo. Niba uyobora abandi runaka bakora imirimo runaka mu rusengero akaba nta kandi kazagira arya kuri ayo maturo n'icyacumi. Donc harimo abantu bahembwa. Icya kabiri, harimo n'abantu bafashwa, abakene n'abandi bantu bafite ibibazo bitandukanye bo kugobokwa. Itorero ribereyeho kugira ngo ryakire ibyo bya 10 n'amaturo, rifashe abantu bo mu rusengero ariko batibagiwe iterambere ry'itorero, kuko iyo bidakozwe gutyo ngizi ingaruka zo gukinga insengero zitujuje ibisabwa, by'umwihariko inyubako, kuko inyubako zubakwa n'amafaranga. Hagomba kubaho management, abafata banki akabaho kwishyura banki, ariko urusengero rukubakwa. So ubwo buryo rero amafaranga atangwa mu nzu y'Imana ari mu iterambere ry'itorero, ari mu gufasha abo bantu bababaye n'abakozi b'itorero kugera ku muzamu. Wari uzi ko umuzamu urusengero ahembwa? Yahembwa si iki kindi, ahembwa amaturo na cya cyacumi gitangwa mu nzu y'Imana. Na pasiteri wanyu ntasonze. Abapasiteri benshi b'inzara bahanura ubuhanuzi bw'inzara, ni nacyo gituma mubona bamwe batagira ijambo, ahubwo bahanura ibyago. Muzi ibyago twirwana mu kanwa bingana n'ibyago biri mu mitima no mu nda zacu. Umuntu uhaze umeze neza amenya ko ubuzima bwiza bukwiriye abayobora, ariko iyo aguwe nabi urumva yakatura umugisha kubayobora se? Arabwira ati n'ubundi muzakubitwa namwe, nanjye narakubiswe, muzagubwa nabi, nanjye nguwe nabi. Ariko umuntu ufite kuba tuje, ariye, ahaze, abana be bariho, ubuzima butembera, yatura umugisha. Murakagira Manuel ku Mutsinzi TV, muzamubera umugisha kandi muzajye mu muhamaturo, muzajye mu muhamaturo. Manuel bizambabaza cyane umunsi Umutsinzi TV uzananirwa gukora ubutumwa Imana yaguhaye wabuze amafaranga. Ushobora kurebwa n'ibihumbi 5, 3, 4, 12 ukavuga ngo views se ni iki? Ntabwo uri umuvuga butumwa wa views. Iyo ushaka views hari ibindi biganiro buri gukora uyu munsi bigezweho, ariko kubera ko Umutsinzi TV ari ubutumwa arya n'Umutsinzi Ministry, Umutsinzi TV iyo kajimo ka ministeri ni ministeri de la parole authentique cyangwa se wati uko wabyita kose, ariko byanze bikunze ni ugushaka ubutumwa bwiza kugira ngo abantu bahembukire ku Mutsinzi TV. Ndagusabiye rero bagohe ku maturo, bazaguha icyacumi, uzagaruka ubutaha ufite amashimwe n'ubuhamya bwiza. Imana ikugirire neza. Mwami Yesu turagushimiye, ukuboko kwawe kwiza reka kubane n'abadukurikiye. Tuvuze bikeya ariko usobanure byinshi. Turabizi neza ukuboko kwawe kujya gutanga umugisha kubakurikira bakubaha ijambo ryawe, kuko ijambo ryawe si ugupfa kuryumva gusa umuntu yishuka, ahubwo ngo abahirwa nabashyira mu bikorwa ibyo bumvisha. Kandi iyo babyumvishije bakabikora bisa n'umubibyi w'ibyimbuto mu butaka bwiza, iramera igakura, imwe ikera 100 indi ikera 100. Abari ku ijambo ryawe rigira imbaraga kubaryumvishe, kandi Mwami bubaka amatorero, bazamure itorero ryawe ryubakike mu isi, kandi ubwo bazabikora bakoresheje ubutunzi bwabo uduhe abashumba kugira imitima ikunda intama kugira ngo dukore ibyo amafaranga atangirwa. Ubuntu bwawe n'amahoro bikomeze kuba kuri buri bose mu izina rya Kristo Yesu. Amen.